Mbanje kubasuhuza abakunzi ndetse inshuti zacu mukunda gukurikira ikiganiro cya Modman. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu cyiza cyane umusore wese aho yaba ari hose yakwishimira kumva. Tugiye kureba ibintu 17 umusore utangiye gutereta agomba kugenderaho kugira ngo hatazajya hakomeza kuboneka bya bibazo by'abasore baba bafite ikibazo cyuko abakobwa bashobora kubanga. Nkuko tubizi twese urukundo ni ingenzi mu buzima bwacu, kugira ngo ubuzima bukomeze neza tugomba kugira urukundo. Inshuti zacu rero, basaza bacu, nimwegere hano tubabwire inama uburyo mugomba kwitwara mu gihe mugiye gutera umukobwa bwa mbere. Nkuko twese tubizi rero, gutereta biravuna bwa mbere. Natwe abakobwa nubwo twigiza nkana ariko turabizi ko bivuna, kugira ngo umuhungu azatinyuke umukobwa amubwire ko amukunda. Kandi tuzi n'indobo abakobwa bakunda gutera abahungu kuri iki gihe biragoye cyane, ariko kuko tuzi ko gutangira ikintu cyose biragorana, niyo mpamvu tuba tugomba kwihangana tukigirira icyizere tukumva ko ibintu byose bishoboka. Icyambere tukwiye kugenderaho, we muhungu ntugomba kwirengagiza gusuhuza umukobwa mu gihe wumva wamukunze. Tuvuga urugero, nimba uhuye n'umukobwa muri bisi, kumubwira hayi cyangwa kumubwira mwiriwe ni ikintu cyiza cyane gishobora gutangira ikiganiro cyanyu ndetse kikagenda neza. Ukwiriye kureba ikintu kiri hafi yanyu ukakivugaho kugira ngo ubone aho utangira ikiganiro. Nkuko nabahaye urugero rwo muri bisi, ushobora kuvuga uti yenda iyi bisi iri kugenda gakeya kandi ushaka kwihuta, icyo gihe nawe wabona ahera atangira kuganiriza kubaza ati se ukiri kwihuta, ibintu nk'ibyo ngibyo. Cyangwa tuwe musore, ugomba kubuza amakuru ari guhitinga muri iyo minsi kugira ngo ubone ikintu uganiriza umukobwa. Tuvuge Riderman yakoze igitaramo, ukamubwira ati igitaramo cya Riderman cyari gishyushye, ukamubwira umupira wa PNL byagenze neza rwose, byagenze gutya twaratsinze. Gutyo mutangira muganira, atangira yirekura kumubwiye inkuru iriho nyine iri nshyashya iri kuvugwa hirya no hino, byumvikane uko nawe agomba kuba yizi akayikuganirizaho. Kora ku buryo umukobwa muri kumwe aza kuguha ibitekerezo. Nimba muri kuganira, shaka ikintu kiri bumwenterese, kiri mukurure kigatuma atanga ibitekerezo nawe akirekura akakuvugisha. Gutyo ibiganiro byanyu bitangira biryoha gake gake, mugasanga mwese buri wese yirekuye ari kuganira, mwasetse mwishimye. Ugomba kuba wifitemo inkuru zisetsa. Burya abakobwa hari ikintu abahungu mutazi, abakobwa dukunda guseka, dukunda umuntu dushimisha, dukunda umuntu twereka ko twitayeho. Gerageza ushaka kurugasekeje ku buryo umusetsa rwose akakwiyumvamo, akumva ko iteka azajya gukumbura. Nkanjye nabihaho urugero, ntawe nigeze gukorera, nari mfite umuhungu wajya guza akansetsa buri gihe, akambwira nk'agastori gasekeje, nkamukumbura ku buryo handi niyo yararagataje numvaga n'amarira yendaga kugwa. Nawe rero umusore, gerageza ushaka agakuru gasetsa ku buryo uzajya ugura umukobwa akishima cyane. Muganize ku bijyanye n'uburinganire, ko nkuko tubizi iyi topic ni topic ishyushye cyane, hahandi umukobwa wese yirekura, umuhungu akirekura, mukayiganira kuko iyi topic ibonaho ibitekerezo byinshi cyane. Ikindi, mugura ikintu cyo kunywa mu gihe mugikomeje kuganira. Ntabwo ari byiza ko uganira n'umukobwa muri kuganira ku mugambo gusa. Nk'abakobwa dukunda kwirira, ushaka kumugura akantu ko kurya cyangwa se ko kunywa, ikiganiro kigakomeza kikagenda neza. We musore rero, niba ushaka gutereta umukobwa, reba ikintu kiri ku mubiri we, ubona nyine ko ari cyiza, nawe ubwire ko ari cyiza ku buryo nawe abyishimira, nyine akabona ko wamwitayeho, kumutekereza. Umubwite iki kintu ni cyiza kandi umwereke ko wagikunze. Mu gihe rero ugiye kumusezeraho umusore, mugurira akantu akeneye agatahane, aragenda nawe atekereza kuri wa musore bari kumwe, kusura musore unyitayeho gutya, nyine nawe bimukore ku mutima. Nimba rero utangiye gutereta umusore, shyiramo imbaraga kandi wirinde gucika intege. Nimba utangiye gutereta ku munsi wa mbere ushaka gutereta umukobwa, nimba aguhakaniye wicika intege, ahubwo wowe icyizere ko ejo bizagenda neza. Abakobwa ntabwo ari kenshi dukunda kwemera abahungu batubwiye ko badukunda ngo tubemere ku munsi wa mbere babitubwiyeho. Niko nyine character z'abakobwa zimeze, kandi namwe mwirimo kabarenganya. Ni nkuko bitapfa gukunda ko umukobwa azakabwira umuhungu bwa mbere ko ari umukunda. Ni byiza rero ko we muhungu ni umukobwa bwa mbere atagusubije, nimba kwihoreye, nimba kuwakaniye, si ngombwa gucika intege, ahubwo wowe gerageza umwereke ibikorwa
aho kugira ngo umuhate amagambo menshi ndagukunda nyamara ushatse nawe wankunda, ahubwo we mwereka ibikorwa, we azajya agenda abona ko umukunda gake gake, agenda abyiyumvamo. Hitamo ijwi rero uzajya umuganiriza. Basore mufite ibijwi bikanga abana muragowe. Niba ufite urujwi nyine rwa rundi umuntu ushobora kuvuga umuntu akikanga, gerageza nimba ugiye kuganira n'umukunzi wawe woroshye ijwi, wumve ko ibintu byoroshye, ibintu by'ubwoba wapi ushyire ku ruhande, umuganirishije mu ijwi rituje ku buryo nyine azajya yumva ijwi rimukora ku mutima, rimukoraho, yumve ko hari ikintu nyine kiri kugenda gihinduka mu mubiri we. Ikindi musore, ugomba kubaka ubucuti bwanyu ku buryo budasanzwe. Nimba ubonye inkumi ukabona ko ukabona ko ushaka ko ikubera umukunzi, banza uyereke ko ushaka kuyibera inshuti mu buzima busanzwe, atari by'urukundo gusa ushaka, ahubwo ko ushaka kuyibera inshuti, ya nshuti mufashanya, ya nshuti ushobora kubwira icyakubabaje, ushobora kwisanzura mu gihe cyose, hahandi ushobora kubona ko uri best friend, not just a boyfriend, ko ari inshuti ye, kuri inshuti ye ya mbere yakwisanzuraho, atari kubona nk'umukunzi we gusa wundi muza mu gihe ukurana ndagukunda, oya, ahubwo ko ugomba kujya mu buzima bwe busanzwe. Ikindi musore, menya uburyo wegera umukobwa n'uburyo umubwira ko umukunda. Abasore benshi bafite ibibazo bikomeye. Tuvuge nimba muri kuri internet, ugiye kuri Facebook ubonye ifoto y'umukobwa, wese umubwira ngo just ndagukunda, naragukunze, n'ubwa mbere mwandikiranye, ntakuzi, ntimwibwiranye, ntazi ngo witwa nde, ntaza utaha kwita umubwira ngo ndagukunda, shanga burya ngo ndagukunda, ngo wampaye nimero yawe, kandi umukobwa ntumuzi nawe ntagakuzi. Wowe menya uburyo wegera umukobwa, ushobora gutangira umwibwira amakuru, nishimiye kubana nawe hano kuri Facebook, nishimiye ko wakiriye ubusabe bwanjye bwo kuba inshuti nawe, njyewe nitwa kanaka, wowe witwa nde, njye ntuye ahangaha. Ibyo uko mugenda muganira gake gake, umukobwa agenda arushaho kukwiyumva kuko mumaze kumenyerana. Nyuma rero nibwo watangira kumubwira ko umukunda nyine mumaze kumenyerana. Ntago kuba ubonye ifoto y'umukobwa gusa ariyo yahita gushitura ngo wumva uramukunze uhita umubwira ko kanya. Umukobwa ntago ari ngombwa ngo uhite ubimuturaho ubimutunguze, ni hahandi ahita guhakana rwose nta kindi atekereje. Ahubwo ikiza wowe banza umwegere, mubaze amakuru, umubaze ibintu byinshi nyine bishobora gutuma ikiganiro cyanyu kigenda kiryoha cyangwa se kigenda gikomeza. Ikindi nuko ugomba kwikuramo ubwoba. Umuhungu nimba ugiye gutereta umukobwa bwa mbere, ugomba kwikuramo ubwoba. Ntago igisubizo ari uko ashaka kuguhakana cyangwa se kugutera indobo. Ugomba kumva ko n'ibindi byose bishoboka. Kwikuramo ubwoba ukavuga uti ikiba cyose ndacyakira. Kandi nta nubwo guterwa indobo nyine ntago ari cyo wagenewe, oya. Wowe gerageza amahirwe, nimba umuntu wamwiyumvisemo, gerageza wumve ko byashoboka gukundana nawe. Kubera iki se mutakundana? Wowe bakundana se wakurusha iki? Ahubwo wegerageza wumve ko mwakundana nawe, ubundi nyine ubwoba bushire, utereta umukobwa wawe neza. Ikindi mwereka ibyiza afite ku mubiri we, ariko wirinde gukabyara abantu ngo uri mwiza, wenda ufite amaso meza, ukagereranya n'abantu yenda ba Miss bande, ukumva ugatangira kumubwira ibintu nyine birenze. Ushobora kumubwira ko afite amaso meza, ariko irinde gukabya. Nk'abandi usanga akabwira umukobwa ati nshenda gukunda ku buryo numva nzapfana nawe, aho uzagwa niho nzagwa. Iyo mitoma ni imitoma ishaje basore, mwitonde. Imitoma nk'iyo ngiyo abakobwa ntabwo bakikunda, kuko ni ibintu bitari iby'ukuri. Kumubwira ibintu bidashoboka, ese ninde mwabonye apfa kubera undi? Ni gake, nimba byanabaye byarabaye kera. We mubwire ibikuri ku mutima, muratira ibyiza, mubwire ibyiza afite ndetse kubikunda, kugira ngo abone ko umwitayeho ndetse unamutekerezaho, umuzirikana. Ariko irinde kumubwira ibintu byo gukabya bitari byo, mbese handi nawe ushobora kubona ko cya kintu shiri yambwiye ntago ari cyo yambwiye, wenda ngo ndi mwiza, ngo nyenda mfite intoki nziza kandi zimeze gutya na gutya, atari bya bintu akitikaho nawe kuko akabona atari byo. Ibyo rero ni bimwe abahungu mugomba kwitondera, kandi izo nizo nama mugomba kugendera mu gihe mugiye gutereta umukobwa. Kandi mukurikiza inama, nzi neza ko ibintu bizagenda neza. Ibitekerezo mbahaye ntago ari kamara, namwe mushobora
gutekereza ubundi buryo mwaganiriza mu mukobwa, cyane cyane ko buri muntu wese aba afite uburyo bwe abikoramo. Ni mu gihe rero ufite igitekerezo ushaka kutugezaho, yenda icyo twakongeramo, uburyo inkuru zacu ushobora kugenda, ushobora kudusangiza ibitekerezo byanyu munyuzaho batangira ibitekerezo kuri izi nkuru zacu. Mwakoze kubana natwe rero, mwakoze kudukurikira, mwese mukomeze mumererwe neza, kandi mwese mbifurije amahirwe masa mu byo mukora byose.